Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe. Wakwibaza ngo nihe turi ni kuri MubwireTv. Nta kindi tubwira abantu, kubwira abantu ko ari beza, kubwira abantu ko tubakunda, kubwira abantu ko tubashimira, kubwira abantu ko kuba bariho mu mugambi w'Imana. Nibyo twebwe dukora. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, bagiye babwirwa bacibwa intege ko ntacyo bashoboye, ko ntaho bagera. Twaravuze ngo niki twabwira abantu? Mureke twereke abantu urukundo, mureke duha abantu urukundo. Urukundo ntibaruvuga ahubwo urukundo bararutanga. Gera ku bantu, ugira abantu nka batatu uzajya uvuga mu buzima uti aba bantu nabahaye urukundo, kabone niyo bataruguha ariko wararutanze. Ibyo rero kuri MubwireTv nibyo dukora ama surprise, muradutuma tukazana umuhanzi, tukazana indabo, tukagenda tugataramira umuntu akishima akongera kuvuga ati oh hari abantu bankunze. Dutume nimero zacu ziriho, nawe tugende tubatungure, tugende kuri anniversary, umuntu tumubwire ko akunzwe. Ibyo bintu byongera kumva mu buzima uryohewe, ukumva ufite impamvu zo kubaho. Mbere ko rero tugenda uyu munsi nje kubabwira, murabibona nyuma yo kurira tugasanga umuryango, ingo ziratandukana, mbese umuryango uhora mu ntambara cyangwa uhora ku rugamba. Ni ibiki mbere y'uko umuntu yubaka umuryango, mbere y'uko umuntu yinjira muri process zo kubaka urugo, ngo abe umugore cyangwa abe umugabo biyemeje bavuge ngo turiyemeje tugiye kubana, ni ibiki bagomba kwitaho? Ibyo bintu bakavuga ati ibintu turabyiyemeje ku buryo ikizaza cyose ibi bintu namaze kubyiyemeza nzahangana n'izo ngaruka. Ibyo bintu nibyo tugiye kuvuga. Mbere ko tubivuga reka mbanze mbabamarize mbabwira mwakuri ibintu by'ubwenge, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Abantu mukeneye rero kudodesha, kwambara neza imyenda idoze, amarido, amabaze, ibintu byose bijyanye no kudodesha. Hari umutayeri mwiza w'inyangamugayo udoda neza, ndetse udodera utanga imyenda ku gihe. Ni Grace, akorera mu isoko rya Nyarugenge. Uramwegera Grace akagufasha kuri 0788559573. Uramwandikira Grace akagusobanurira ndetse akakwereka amatisi, ugahitamo ushaka akaguha umwenda mwiza. Ukeneye kwambara imyenda myiza ya caguwa, y'ibirori, imyenda yose ndunarahari kugira ngo nawe aguhe imyenda myiza. Nimero ye ni 0788708835 no kuri WhatsApp wamwandikira akagufasha. Hanyuma ukeneye imodoka nawe Fabiola arahari kuri 0788813097. Fabiola atanga imodoka nshyashya apana mokazi. Hanyuma abakeneye amavaze, indabo, jardin, ibintu bijyanye n'indabo no gutegura mu rugo, Ivete nawe arahari kugira ngo abafashe kuri 0788651258. Hanyuma ukeneye kurya neza, ibintu byiza biri fresh, bitashaje, bitazabatera indwara, bitazabatera kwiruka 100 metre, nta wundi muntu wabafasha kugira ngo abahe ibintu byiza kandi bibagereho ku gihe. Na delivery barayikora. Ni Itondere 0788449484. Akorera ku muhanda ujya kwa Gitwaza, Kicukiro umanutse ujya kwa Gitwaza, ukahita ukata nk'ugiye kwa Karirose. Aho hafi ruguru y'umuhanda niho hari iyo busheri. Wanamuhamagara cyangwa ukamwandikira. Itondere aragufasha guha inyama nziza, inkoko nziza, ibintu byiza bikiri bishyashya, ubundi turye neza, twambare neza, duse neza, tubeho mu buzima bwishimye. Hanyuma nitumara gukora ibyo byose tubwire abantu ko ari beza, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko ari ingenzi. Ariko uzi kubaho uzi ko ukunzwe. Tonzi niwe watubwiye ijambo ryiza numva ndarikonza, aratubwira ngo nta muntu wanga gukundwa, nta muntu wanga ibyiza. Ibyiza rero twese turabikeneye, twese bitugereho tubiha n'abandi, tubisangiza kugira ngo tube mu isi tunezerewe. Uyu munsi rero hari ibintu bike, ibyo nibyo mba narebye nkanjye dushobora kwibandaho cyangwa dushobora kwitondera mbere yuko wubaka urugo, kugira ngo ibyo uzahura nabyo wiyemeze uvuge ngo nzahangana nabyo. Ikintu cya mbere rero cyane ni ukuba umuntu ari umukristo. Narabwiye ngo ishingiro rya byose, ishingiro ry'urugo rwiza, ishingiro ryo kugira umuryango unezerewe, ishingiro ryo kugira umuryango umeze neza nyine muhuje, cyangwa se munabasha kwihanganirana, kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Kuba muri abakristo, kuba mufite Kristo muri mwebwe, Kristo niwe ujya wemeza umuntu akakubwira ati aha wakosheje, ahangaha nawe wigagaje, aha wakoze ibidakwiye. Mwuka wera w'Imana ajyaza akemeza umuntu n'ibyo umugore atamwemeza, n'ibyo umugabo atamwemeza, ugasanga urugo rubayeho neza. Rero narabonye ko cyane ushaka kubaka umuryango, ushaka kwiyemezwa avuga ngo tugiye kubaka urugo, mugize Kristo wa mbere, mumugize nk'inyegamo y'urugo rwanyu, urugo rwanyu rwabo. Si ukuvuga ko rwarama ndetse rugakomera, si no kuvuga ko rutahura n'ibigeragezo, byahurana narwo rwose, kuko n'imivi iraza, ariko kuko rwubatse ku rutare, Kristo akarukomeza, Kristo akaruhagararaho, akarurinda,
guhungabanywa n'umuyaga. Kristo niwe ujya utanga imbaraga z'ahantu abantu batakwihangana, bya bintu ushobora no kubwira undi muntu akavuga ati reka 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 njyewe naba naragiye kera. Kristo we akagushoboza kubibamo. Niwe rero ujya wubaka, iyo umugezi wa mbere agushoboza ibyo utabasha gushobora. Intuza intego ya mbere cyangwa icyagufasha cya mbere mu gihe ugiye kubaka umuryango, cya mbere numva ari ugushingira kuri Kristo. Icya kabiri rero, abantu bakuru bakunda kuvuga iki kintu iyo umaze gushaka nini nibwo ukimenya cyangwa ugenda ucyumva. Barakubwira iyo ubabwiye wenda ati ngiye gushaka, ngiye mfite ubukwe bikini byavuga ati se uzashaka nde, ukavuga ati ngiye nzashaka, wenda urugero ati nzashaka Robert cyangwa Jeanne nyine uri aha ngaha turi kumwe kameramani wacu, akahita uvuga nyine nk'izina. Umuntu mukuru akubwira ati reka reka reka, ntabwo umuntu ashaka uwo, ntushaka umugabo cyangwa ushaka uwo mugore, ntushaka uwo washatse, ariko umuntu ashaka umuryango. Icyo kintu rero kuvuga ngo ushaka umuryango ni ukuvuga yuko ntabwo uwo muntu umureba, kandi koko nyine uwo ni umwe wabavuyemo uzajye mu buzima bwe, ariko afite imico ahuriyeho n'umuryango we, afite ahantu akomoka. Umuntu ntashaka kanaka, umuntu ashaka umuryango. Umuntu nyine baravuga ngo se nguriya ni umukobwa kwa kanaka, bariya abantu turabazi, uriya muryango turawuzi. Bishatse kuvuga iki rero? Mbere yo gushaka uwo muntu ngo uvuge ngo umuntu mwimariyemo ngo uyu muntu ndamuzi, udafite amakuru y'umuryango. Kubera yuko impamvu uvuze umuryango, ibi ni bya bintu nababwiye bigufasha guhitamo, ku buryo na nyuma igihe haza ikintu kimeze nk'ikintu kirudutse nk'umusozi ukuguyeho, uzabasha kwihangana. Kubera iki? Uzaba ubizi imbere. Tuvuga urugero ku kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo nta muntu ushaka umuntu, ashaka umuryango. Iyo umuryango wawumenye, uzi amakuru yawo, uzi amateka yawo, n'ubu uri mu rugo bakaza kuvuga ati uriya muryango umeze gutya, kuko wawugiyemo uwuzi, bizamera nk'ibiciye gutya inyuma yawe. Umuntu ashobora kuza kuvuga ati uriya muryango se ushatse uzi, atari kuzi ko uriya muryango batabyara. Ni urugero, uriya muryango nzi abakobwa baho 4 nta bana bose bagira. Ni urugero, ati uriya muryango uzi ko bakunda gukenyuka, ati uzarebe muri uriya muryango nta basaza bagira, umuntu waho mukuru abagarukira ku myaka 30. Iyo utabizi rero, washatse umuntu utitondeye umuryango, utangira kugira ubwoba, wamugana ngo ubwoba bw'ubuzima, ugatangira guhangayika, se uyu muryango se none se ubwo abana banjye nimbyara ntibazarame, ubwo se nibatagira imyaka 30, ati se ubwo nimba batabyara se ubu noneho nintabyara. Kandi wenda urugero ugasanga ni kwa kundi nyine, nta nubwo muratinda, wenda mumaze amezi 3 amezi 4 nta nikiraba. Kandi n'ibyo bintu si bibaye ku muntu, nabo bibaho bose, si imiryango, ni ikintu cyashatse kuba. Ariko kubera amakuru utakiriye mbere, kubera amakuru utamenye imbere, urugo rugatangira kugira gute? Guhungabana. Urwo ni narwo rundi rwubatse aho rutubakiye kuri Kristo, rugatangira kwikubita, ugasanga urugo rushobotse gusenyuka. Kubera iki? Kubera umuryango. Ugasanga hari abantu batangiye kuza mu rugo iwawe, batangiye kuza bagusuzugura umugore cyangwa bagusuzugura umugabo. Kubera iki? Kubera ko bamenye umuryango. Wenda umuryango ntiwiyumvanamo bitewe n'amateka yabo bafitanye, bitewe n'aho bahuriye, bitewe n'ibyo baziranye. Ugasanga barabagonganishije, umugore wawe ntacyo mwari mufitanye, nta kibazo mwapfaga, ariko ako kantu kaje k'umuryango katangiye kugira gute? Kubahungabanya. Ikintu rero cya mbere nk'uko abakuru babivuga, nyabonye nshuti yanjye, banza umenye amakuru wa mugani y'umuryango ugiyemo. Banza umenye neza, umenye uko babayeho, umenye ibyo bakunda, umenye ibyo banga. Ibintu by'umuryango byose ubyite, uvuga ngo ndi capable, kuko kubaka nyine ni ukubaka. Wa mugani Vicky yigeze kutuganiriza umuntu wo kuri Mubwire, nawe bajya baza kudufasha mu biganiro. Yaratubwiye ngo iyo uje kubaka nyine ni uko we n'umugabo n'umugore mwese mugiye guhuza imbaraga, muje gukora ibintu bituzuye, muje guhana imbaraga. Umwe arazana sima, undi azana amabuye, mwese mwubake. Ntago rero muje gukora ibintu byuzuye. Rero hari igihe usanga iyo utitaye kuri ibyo bintu by'umuryango, musanga ahubwo kugira ngo umwe yubake, umwe atangiye kugira gute? Gusenya. Icyo kintu rero bantu mutarahitamo, bantu mutarafata umwanzuro, bantu mukurikira MubwireTv, mujye mwitondera, mwite no ku muryango. Wite no ku muryango, ubanze umenye ngo uyu muryango umeze gutya, uyu muryango bakunda ibi, uyu muryango uteye gutya, ku buryo nugera no mu rugo bakakuzanira amakuru yo muryango, uzavuga uti nariyemeje, naje nanabizi. Hari n'igihe umuntu akuzanira amakuru agatungurwa no gusanga uyazi, cyangwa ukanamwibara ntumubwire ko uyazi, ahubwo ukamumefiya. Izo nkuru yarazanye z'ibihuha cyangwa zaba ari n'ukuri, zigaca inyuma zigakomeza. Ikindi kintu rero
ikindi kintu nabonye abantu bagomba no kwitondera nacyo kiba mu bintu biteza impagarara cyane cyane iyo abantu batabibwizanyije ukuri. Ubundi ukuri kurakwiriye muri ibi bintu cyane cyane iyo nimba ugiye kubaka urugo. Urabona abantu benshi bagize umugisha, hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga, cyangwa muhuriye mwese muri Kigali. Nimba umuntu mwakundanye mukiyemeza, nimubanze munamenye ngo kavukire yanyu ni hehe, ese mukomokahe? Ibyo bintu nabyo ni ukuri birahuza bikagira bikafekta, ugasanga bihuje bitumye abantu urugo rutangira kuzambazamba, kuko muba mukiri muri fiançailles, muba mukundanye nta bintu mupfa, kuko ntimuba mubonana cyane, ntimuba munabana cyane, ariko mwatangiye kubana buri munsi n'umuntu, nibwo ugenda ubona utwo tudefo, nibwo ugenda ubona umenye n'ibyo utaruzi. Ikindi kintu rero uba ugomba kumenya imico y'ahantu umuntu avuka, n'uturere natwo ukatwitaho. Nimba uri kavukire urugero y'i Kigali, ni urugero. Ibi ngibi kandi ndi kubabwira ni ibyanjye n'ibitekerezo byanjye, njye mba narebye nkanaliza, bidakuyeho iby'abandi. Ubwo mba mfite stories z'abandi banganirije, nkagenda ndeba uko bimeze, nanjye nkahuza n'ibyo mbona, nkavuga nti reka tuganire kuri ibi bintu. Imico y'ahantu tuvuga iteye gute? Ushobora kuba uri uw'i Kigali, uraho wakuze wirira ibirayi ibyo z'imvange, wirira udukaroni, nyine murarya uturyo tworoshye. Ni urugero. Ushatse umugabo, wenda tuvuga urugero, ni uw'i Rusizi, arakunda ubugari, akunda amasosi, ibyo byose n'ubugari n'udusozi. Noneho n'imico, ibyo nshatse kubabwira si iby'ibiryo cyane, kuko ibiryo ntabwo bishobora kubashwanisha ngo mugeraho gutandukana, ariko imico. Ngiye nigeze kujya ahantu ngiye kugura ifu y'igikoma, ndi kugura, umuntu nawe aza kugura, arangije bamubwira ibintu agura, arangije avuga ngo reka umugabo wanjye ngo ntabikunda, ngo twebwe ngo ntabwo ngo abantu b'iwacu barya bino bintu. Bahita bamubaza ati se umugabo wawe n'uwahe? Ahita tubababwira ati njye n'umugabo wanjye wenda n'uw'Icyangugu. Icyo gihe avuze uw'Icyangugu, baramubwira ngo umugabo wawe n'uw'Icyangugu, ngo reka ngo undi se ngo njye nashaka undi, ngo nta wamushobora, ngo ntago washaka, ngo twebwe ngo abantu b'iwacu barashakana, kuko ntago washobora imico y'ahandi, nawe ntiwashobora iy'ahandi. Bita mbitekereza, ndavuga se ibaze nk'abantu baba bahuye icyo kintu batakiganiriye, bataracyumvikanyeho, mukaganira mugakundana, nyuma icyo kintu kandi nawe utekereje neza, hari ababishobora, urugo rwubakiye kuri Kristo bakabana neza, kuri ya source nababwiye ko ari Kristo, ariko urwubakiye aho ngaho mu manegeka, utwo tuntu tw'imico turabagonganisha. Ushatse umwana witeteye, umwana uraho utaramenyera ubuzima bw'imvune, utaramenyera ubuzima bwo gukubara cyane, wowe uri wa mugabo ukomeza uzi gukora cyane, n'urugero wakuriye mu buzima bwo gukora, bw'ahantu bakora, ahantu bagira gutya, kuko uzaba umubona nk'umunebwe, kandi si n'ubunebwe, wenda nawe afite ibyo akora abishoboye. Ibyo bintu rero, iyo mico nayo y'ahantu mukomoka, banza umenye ngo iyi mico y'aka karere, urugero si no ku mugabo, ushobora kugira umugisha ugasanga atayifite, ariko imico y'aba bantu imeze ite, iteye gute, uyimenye, uyitondere, uyiteho, kugira ngo izagire gute, izabafashe kugira gute kubana. Usibye ko n'abahuje uturere bashobora kunaniranwa, ariko turi kuvuga ngo mu gihe abantu babiganiriye, ukagenda uvuga uti ndabyiyemeje, ibintu bizamfasha. Ikindi kintu rero ni ubuzima abantu baba barakuriyemo. Banza umenye amateka y'uwo muntu, ese yakuze ate? Yakuze ate? Hari umuntu uheruka kutuganiriza, nari ndi kumwe n'umushuti wanjye, nsanga abantu benshi mu gukora divorce, ndashaka kuzamusaba ikiganiro akakituganiriza. Abantu benshi mu gukora divorce hari igihe bamera nk'aho bahubutse, cyangwa bitewe nyine no kwihangana kwabaye, si bose, ariko hari igihe Satani aza, ugasanga uwo muntu uramutaye, uramusize, bitewe n'iki, n'uburwayi afite, ahubwo yari akeneye umuganga. Tuvuga urugero, umugabo wawe arafuha cyane, cyangwa umugore wawe arafuha cyane, ageze kuri level abona ko kuba uri kumwe n'umugabo gutya mwicaranye, cyangwa kubabona muhagaze ahantu, uwo muntu yumva ko kuba muri kumwe n'igitsina gabo nta bindi mukora, nuko mwasambanye. Uribaza urwo rwego, kuko abantu uri kumwe n'umuntu mukorana barasambana, kubona uhagaranye n'umuntu basambanye, mbese we yumva ko abantu badahuje igitsina bari kumwe, nta kindi kintu. Ubwo bufushyi nawe bukakunanira kubwihangana, ukamureka. Ushyize mu gaciro, uwo muntu urumva atarwaye? Ubwo ni uburwayi. Ikindi, ugasanga ufite umuntu bitewe na bya bindi nababwiye by'ubuzima, ubuzima bakuriyemo. Ushatse umugabo cyangwa umugore, agumya umutima uri ku muryango, uri ku bavandimwe we, kandi ahanini nta bandi bantu yabonye. Wenda urugero, nyuma y'ubuzima yakuze ari bo bonyine, ni imfubyi, barireze, bakure muri bwa buzima nyine bwo kwirwanaho, bwo kwibeshaho, bwo guhatana.
urumva icyo rero najya no mu rugo azamera nk'umuntu udafite umurya, azamera nk'umuntu udafite abandi bantu baje mu buzima bwe, ahubwo amaso yazahora kuri ba bandi. Kubera iki? Nyine ni twe bameze nyine nk'abantu n'ubundi naka box barimo bifungiranyemo. Nabo umugore aho kugira inshuti y'umugabo we azayigira abavandimwe bababwira ikintu cya mbere, inama zabereye mu rugo rwe, icyo umugabo yamubwiye agomba gukora, azumva kiri bube successful, cyuzuye neza, kimeze neza, ariko abavandimwe batekashe bamubwiye ngo kora iki. Bitewe n'iki? Bitewe n'ubuzima bakuranyemo. Inama zumva nibo, urukundo azumva nibo barufite. Abo bantu biba binagoye ko yumva ko hari abandi bantu bamukunda. Kumva rero iyo unamubwiye ati mfite inshuti, hari abantu bankunze, aba yumva ati barakubeshye, yasize iby'urukundo niki. Yumva ko urukundo nyine, kandi koko si umurenganya, urwo rukundo nyine we aruzi ku bavandimwe, aruzi kuri ba bandi. Uwo muntu rero gasanga aravuze ati uyu muntu se utagituma dusurwa mu rugo, udatuma nzagendana n'abantu, udatuma ngira inshuti, udatuma ngiye ncika ku muryango ngiye nari ngufite, wenda urugero ni umugabo cyangwa umugore, umwe afite umuryango undi ntawe ufite, bitewe n'amateka yakuriyemo, uwo muntu ukamusiga uti dutandukanye, ibintu sinzabishobora. Mu by'ukuri urumva atarwaye? Urumva se ubwo atari urwaye? Akeneye umuntu umuganiriza, akeneye umuntu umuganiriza kuruta uko akeneye umuntu umusiga. Ibyo rero ni iki? Banza umenye amakuru, uvuge ngo uyu muntu yarezwe ate, uyu muntu yakuze ate, ese ubuzima bwe yabanye nande, igihe kinini yakibaye wate. Rego umuntu asa wa mugani, umuntu asa naho aba, cyangwa umuntu asa naho atinda naho ataha. Iyo mico rero yahataha, iyo mico yaba yabanye nabo niyo azaba afite. Ntabwo uzamushakamo ibintu atagize gute adafite. Banza umenye uvuge ngo uyu mugabo ngiye gushaka yarezwe n'umuntu wamureze, amufata nk'umwana, ariko si mama we. Uyu muntu yakuranye n'abavandimwe be gusa, uyu muntu yakuranye n'ababyeyi be gusa, uyu muntu yakuze yikoca nyine. Umenye ko no mu buzima azaba yikoca, azaba yikoca. Gusa nta bantu mufite b'abagore urugero bakuze bikoca, bari kubona ukabona afite abana nka 3, ariko ntatinye kwigurira akayawurute wenyine n'akabiswi, kandi afite abana batoya, arakaguza, araje yicaye muri salo n'abana be bamureba, arakanyweye. Ntabwo bimureba, ararwaye nyine, yakuze mu buzima bwo kwikoca, arumva ko kantu niwe ugakeneye, abana baraho ni batoya ntanabahaye. Aguza akarindazi cyangwa asambuza yigure kamwe, kandi si ikibazo cy'amafaranga, ahubwo arumva ari ukeneye urukundo, arumva utwo tuntu twiza ariko dukeneye. Wowe wabibona nk'umugore cyangwa umugabo, uyu muntu sinshoboye kubana nawe. Nyuma rero iyo umusize, nyuma waragiye, nibwo ubona ko yari arwaye, ahubwo akeneye umuntu umuganiriza. Tujye dusenga, pastor niwe wabitubwiye, aratubwira mujye musenga buri munsi, Imana ibahuze n'abantu nyine buri munsi, Imana iduhuze n'abantu mbese ni nkaho bisumbuyeho ku bitekerezo yacu, abantu bafite ubwenge buruta mbese ibyo utekereza. Yego ubona umuntu utekereza kukuruta, noneho bibaye mugisha, twese twaba dufite abantu nk'abakansera. Turarwaye, turarembye, bitewe n'iki? Aho twakuriye, imico twabaye mu buzima twakuriyemo. Ndakurahiye umuntu ni nyamwigena, kandi kubera iki se? Nyine yakuze yimenya. Ntugira ngo umwana ngo ararwaye, umwana ngo afite iki kibazo. Reka. Umwana ashobora kurwara ntahangayike, umuvandimwe yarwara agata umutwe, use nimubura nyine niwe babanye. Izo santima z'abana ntabwo yigeze abona umwana merate kuri se. Nibyo byandi mbabwira babyeyi, hariho n'abantu bagenda ngo bikomere, ngo se ngo ko batureze nabi ngo tukabaho, ubu se ngo ngiye ngo ko nabayeho. Wabayeho ariko wabayeho nabi. Nawe wicaye ukisuzuma, ukabona ibyo wabuze, ukabona ibyo utahawe, ubona se utababaye. Nimba ushobora kugenda ukigura ku kayawurute, ukigura akabombo ko ku gato ukakiha, ufite abana, wabayeho nabi. Ubwo buzima rero bubi twabayemo twibuha abana. N'ibindi kubabwira ngo banza umenye uwo muntu yakuze ate, ku buryo ugenda uri capable kubaka urwo n'inshuti yanjye. Njye naraza ati ushaka ibintu byose wajya ubireka, amavarizi biriya byombo dupakira, amashuka, amakuvurori, usanga umugeni buri munsi ahirimbana mu mujyi, ukamaze ngo uragura iki? Nushaka kujya umugatireka kugura, ahubwo ugure kwihangana. Ahantu hose badukuri kugenda uguriramo, bireke inshuti, bireke, gura kwihangana ariko upakira. Kuko ushobora kujyana ibyo bintu bipakiye, ukazana imodoka zuzuye, wagerayo iminsi 2 cyangwa ibyumweru 2, kwihangana kwabuze, ukabitaho ngaho ukagenda. Nta n'ukubwiye ngo ubisige, nta n'ukuvugishije, ukabisiga ukagenda. Rero igikenewe mu rugo ni ukwihangana, ibyo twirukamo, ibyo duhirimbanira, menya kwihangana, usenga Imana igushoboze, ndetse umenye uwo muntu.
buri munsi umenye uwo muntu Imana nyine iguye kumwihanganira. Ikindi icyo ngicyo cyo kwihangana, nimba ukundana n'umuntu ujye umureba uvuga uti uyu muntu kabisa reka nzabasha kumwihanganira, nzabasha kumwihanganira ari muzima, nzabasha kumwihanganira mugaye, nzabasha kumwihanganira arwaye. Hari umuntu wadusekeje ngo mu bihe bya covid, umwe yarwaye covid, undi aranje avuga ati reka iki cyorezo cyamaze abantu, uyu muntu arakinta gute? Aramusiga agiye kugaruka covid yaranyenda aramubwira ati nabonye ubuse wansize muri ibyo bihe, ubuse ncitse kukurigumireyo. Banza uvuge ngo uyu muntu nzamwihanganira, ese afite akazi atagafite nzihangana, afite amaguru atayafite twabonye uyu munsi buri muzima ejo bikamira, uzabasha kwihangana? Banza urebe uwo muntu apare kuba ni bogari, n'umukobwa mwiza aratereka amaso araseka neza, ese amenyo avuyemo, uwo muntu uzamwihanganira? Kameramani yasetse yapfuye. Nibyo mbabwiye, ni ukuri dusiga ibintu byose tutware kwihangana. Ibi bintu niwihangana nshuti yanjye uzaba mu bintu n'abandi bantu bashobora kumva babimenye babyumvise bati uriya mwana niwe washoboye biriya bintu, uriya mugabo niwe washoboye uriya mugore. Kuko hari abagore tumeze nk'imbabura zishyushye, abagabo bahora bajya ku mitwe. Nyine umeze nk'uhora utwika umuntu, uhora umeze nabi, n'umugore nawe akaba afite umugabo umeze nawe nk'imbabura itwitse, mbese uhora wikoreye ibintu bitwika. Ariko kwihangana bigushoboza ibyo bintu byose, gusenga Imana. Rero siga ibintu byose wihangana, uvuga ngo ngiye kubaka urugo mbishaka, ngiye kubaka urugo ngewe niyemeje, ngiye kubaka urugo mbizi neza ko nzarugumamo, Kristo aje akazansanga mu rugo rwanjye, cyangwa urupfu rukazansanga mu rugo rwanjye. Ikindi shahitamo umuntu uzababarira, uzihangane kubabarira umuntu uzakora ibintu byose ukamubabarira. Ntabwo mwigeze kumva story y'ubuntu bigeze kumuhamagara ari umugore, baramubwira ati mva banguka hano kuri station. Undi ati se habaye iki? Ngwino urebe umugore wawe tumufatanye n'indaya. Ati se murahaganaye? Baramubwira, ahita yirukanka aravuga ati ndaje, ahita aca mu rugo kuko yarabizi ko umugabo yagiye mu gitondo nta kintu cyo kwifubika atwaye. Ahita yiruka ajya mu rugo afata ikoti, ahita akora n'akacyayi gashyushye, ayirukankana agateremusi n'ikoti. Bagiye ko nawe naje ati se kujya hano ni mu bitaro? Si y'imvura ni y'imbeho, uyu muntu mwafasha atanifubitse. Ati njye narije kumva ibibazo bye, ariko mukabanza mukamuha n'akacyayi. Barebye ukuntu umugore yitwaye, barebye ukuntu umugore aje n'umupira ahita afubika umugabo we aramuhobera, babona ibintu bari kuvuga biri guca inyuma y'amatwi. Ahise bati fata umugabo wawe mwitahire. Baritahira. Yanga kumusebereza mu bantu, yanga kumukoza isoni, ahubwo aramufubika aravuga ati dutahe ibyacu turabikemurira mu rugo. Ese wowe uri tayari kuba wababarira uwo muntu? Cyangwa uri wandi uvuga ati reka nakize nanjye nshizanjye? Iyemeze gushaka umuntu uvuga ngo nzamubabarira, niba naguhamagara kuvuga ngo umugabo wawe yibye. Hari n'abantu bari muri gereza babeshyirwa, umugabo wawe yishe umuntu, utazahita usara ngo umere vuga ngo kuko umugabo wanjye yishe umuntu, ubizi neza nimba yanamwica, nyine ubwo byaje muhagazeho. Kuko ari n'igihe biza ari kumubeshyira no kumusebya, ugasanga banditse iyo nkuru yo kuvuga ati umugabo yakoze iki, ikugezeho umugabo ageze mu rugo aje kuvuga ati wabonye ibyanditse, agasanga wanimutse ibintu byose wabyimuye. Kubera iki? Nta kwihangana ufite. Banza wiyemeze uvuge ngo umuntu ngiye guhitamo nzamwihanganira, ndi tayari yo kwihangana, ndi tayari yo kumubabarira, ibyo azakora byose nzamubabarira. Ni ukuri nugenda ufite Kristo mu rugo rwawe, ugahitamo Kristo, ugahitamo kwihangana, ukihangana, ukavuga ngo ngiye kubaka urugo kandi nzihangana, n'ababyeyi banjye barihanganye, nanjye nzihangana, ndetse n'abandi bantu bubatse urugo nzihangana, ndetse umuntu ngiye gushaka uko azaba ameze kose, amafuti yose azankorera nzamubabarira. Urugo rwawe ukuyeho ibyo by'uturere, ukuyeho ibyo by'imico by'uko twakuze, kuko n'iyo mico wayihanganira, n'iyo mico wayimubabarira. N'ibyo wabona byose n'abo mu muryango batagukunda cyangwa bakakuzambiriza bakaza kubahagararira bashaka ko hari abantu baza kwigira nk'abayobozi mu rugo rwawe, ugasanga niba batashakatse kuguha amategeko, abantu bakaza kuba ibintu byakozwe gutya byagakwiye gukorwa gutya. Ibyo byose wabyihanganira ndetse ukabimubabarira. Ibyo rero dusenga Imana dushoboze. Ariko nimba ugiye kubaka urugo, mukobwa musore utarahitaho, uri muri process zo kuvuga ngo nkeneye kurambagiza cyangwa kurambagizwa, ite kuri ibi bintu uvuga ngo uyu muntu nzamubabarira, uyu muntu nzamwihanganira. Ibyo numara kubyemeza ugakurikizaho niyo mico, iyi mico nzayihanganira, imico y'abanyakigali nzayihanganira,
imico y'abantu bavuye ahangaha, urugero bavuye i Burundi bakunda ibirori, ngiye ntabikunda, ni urugero, nzabyihanganira. Umugore wanjye azambwira ati nkumbuye kujya mu birori, ngiye mureka ko hari igihe azaba abikumbuye kandi abikeneye, nzabyihanganira. Mu gihe adashoboye kwigomwa, kuko hari igihe kibaho hakaba hari ibyo wigomwe kubera uwo mubana, utabishoboye uzabasha kubyihanganira. Nubona rero uzabyihanganira, nubona uzamubabarira, uziyemeza ubwe ngo urugo rwanjye ndushyize mu biganza bya Kristo, Kristo azarwubaka kandi ruzagera kure. Ibyo rero mbabwiye ni ibitekerezo byanjye bidakura ku by'abandi, ngiye ndicara nkareba, ndetse bigenda bihura n'ibyo abantu babanganirije. Ubu nageze kuri MubwireTv, abantu bakunda kunganiriza, bakampa story zabo, bakansaba inama cyangwa bakampa ibitekerezo. Utwo tuntu nagiye ndeba bitewe n'abo tuganira, mbona umuntu atwitondeye, hari ibyo bimwe na bimwe byaturinda kugwamo. Tubyitondere ndetse dusenga Imana ituyobore. Hanyuma nawe ufite igitekerezo waduha, ufite inyunganizi waduha, muri comment mujye mutwandikira, mutubwire ati bigende gutya na gutya, mudukorere kuri izi nkuru, ese mutubwirire aba bantu, muzadutumirire aba bantu. Turabikora kandi tuzajya tugerageza gukora ibyiza, kuko nicyo twahamagariwe. Ejo narababwiye ngo nta kindi MubwireTv yahamagariwe, twahamagariwe kugira ngo dutume abantu bishima, twongere gutuma abantu bamwenyura. Nawe rero udukurikiye, gira uwo utuma yongera kumwenyura, utume hari uwongera kwishima, bizarushaho kugenda neza. Murakoze, turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Mukore share, mukore like, mukore comment. Impamvu tubasaba share, tugira ngo natwe MubwireTv igere kure, nayo ibeca n'abantu benshi bazi, ibeca no yamenyekanye, kugira ngo natwe tugire abantu benshi badukurikira. Bizarushaho kuba byiza, aho abantu benshi bazahitamo kuyoboka umurongo wo kuvuga ibyiza kuruta kwimika ibibi. Turabakunda rero, Kristo abaduhere umugisha kandi akomeze kubahaza uburame. Turabakunda.